mwese muri abapagani njyewe mbabwiza ukuri ubu nta numwe muri mwebwe niyo nasanga ahantu muri kubwiriza asoni ubundi nta nubwo yarakwiye kurusembura kugeza ubwo ngera ku rwego rwo kuvuga n'amakuru yo kwikinisha kwe wacyumvise kwikinisha kukuheneye ntumusubirira kwita ikiburane sibyo rero kunsuzugura no kunsuzuguza ubu tuvugana nta gisebo nta jambo na rimwe wamvuga renze guca inyuma uwo mwashakanye renze kuvuga ko njyewe ufite amakuru y'umuntu narongoye birenze kuba ko naciye uwo twashakanye wamvuga ngo uyu munsi iri imbabazi cyangwa ari intera ubwoba mwese muri abapagani njyewe mbabwiza ukuri ubu nta numwe muri mwebwe niyo nasanga ahantu muri kubwiriza asoni abantu twari tuzi twajyaga twumvira ariko ngo mujye mu kibuga ngo murwane ubita nturanije nzakubanika uranyemeje uzataruka kwawe nanjye ngende uzataruka guhora mu magambo gutyo gusa mu magambo wenda bazazataruka kamera bazaziteye ukubita tureba twerekane uzeke bazagusekura Ukraine n'Uburusiya ntasuzugura Ukraine cyangwa suzugura Uburusiya ubundi abagabo barasekurana ariko ngwino tujye mu kibuga dusekurane ingumi oya unkuremo rimwe aya ndavuga ikinyo ngo umukino tuyirangiriza aho ngaho ezekiyasakanye na karusi utari umugabo mbwa duhuriye mu kibuga turi bate musigura utazashaka kumfata nk'abo ngabo baho ngaho reka nongere mbahe ikaze mwebwe abakurikiye icyo uzaba TV nge muri kubona kuri kamera banyita Theo 7 Pro. Murabizi rero ko tugenda tubategurira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga maze igihe kinini ntakunda kenshi kugaragara kuri kamera, ariko byabaye ngombwa yuko mfata aka kanya kugira ngo mvuge kuri ibi bintu biri kugenda biba cyangwa se biri kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. So ibintu biri kuvugwa ni byinshi kandi bitandukanye, by'umwihariko kubo twita abakozi b'Imana. Je ndibuze kuvuga ngo kubo twita abakozi b'Imana bitewe n'ibyo ndi kubona cyangwa se nibiri kuvugwa, ndabona byamaze kugera ku rundi rwego ntabasha kubibona nk'uko nge nari nsanzwe mbibona, cyangwa se mbibona mu buryo ngewe ntari nsanzwe mbabona. Nka Ezekiel ndetse na Karosi ku bintu bari kugenda bavuga, Pastor Korode ndetse na Pastor Mutesi, turi kubona izindi nkuru ziri kugenda zivugwa hirya no hino kuri mama Pasteur Theogene Nyakwigendera. Ni ibintu ngewe ndi kubona uburyo biri kugenda bivugwa cyangwa se biri kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ndi kubona atari ko byagakwiriye, by'umwihariko mu izina cyangwa se muri titire aba bantu bafite. Karosi ni umuvugabutumwa akaba n'umuhanuzi. Uyu muhungu Ezekiel ni umuhanzi, ngo ni n'umuhanuzi, akaba n'umuvugabutumwa. Justin ni Pastor Justin, titire ye byo numva ngo ni Pastor, ibindi ntabyo nzi kuko ntabwo muzi, nge ndi kuvuga bonzi cyane, ariko mu byo bavuga yuko ari Pastor. Ntuza uriya Claude ni Pastor, ndamuzi, twagiye dukubitanira mu materaniro cyangwa se no mu biterane bitandukanye, ngiye muziho gatoya si cyane nawe muzi, ariko dukurikije n'ibyo baba bavuga cyangwa se nibiba biri kuvugwa n'uburyo baba bateranamo amagambo, ntabwo bikwiriye. Ngewe uko mbibona mbona batakira abakristo. Mwaraguye basore, munyihanganire, mwaraguye. Ntabwo ntekereza yuko umukozi w'Imana akwiriye kuvuga amagambo angana gutya kandi ubwiriza imbaga nyamwinshi. Ntabwo mukiri abakozi b'Imana.
nta ruhande na rumwe ngende buhagarare. Hari wowe Ezekiyeli urabizi uri inshuti yawe, ariko waraguye. Mpamvu waguye nkurikije n'aya magambo uri kuvuga hano, ntabwo wagakwiriye kuba uri kuyavuga. Wumva nk'aka kantu ngo Karosi niwe Goliyati wanjye. Goliyati wanjye. Dawidi ntabwo yigeze agira ubwoba bwo gukubita Goliyati. Mu izina rya Yesu abantu bari guseka. Uwiteka turagushimiye. Icyo akora ngusabye yuko unkiza umwanzi wanjye kuko wafashe wiriseka wa. Niba muri abakozi b'Imana, aho mugeze kuba uri umukozi w'Imana ukorera Imana, ugatangira kwita undi mukozi w'Imana mugenzi wawe ngo niwe Goliyati wawe, ntubaze ikibazo kimwe. Ubundi iyo abakozi b'Imana cyangwa se iyo ikibazo kije hagati y'abantu y'abavandimwe baricara bakaganira, keretse niba muri gutwika, keretse niba muri gutwika. Ariko niyo mwaba muri gutwika, ntabwo bivuze ko gutwika mukwiriye kubikora muri ubu buryo musebanya, kuko hari abantu mukeneye kubwiriza ubutumwa bwiza. Keretse niba mwararetse kubwiriza ubutumwa bwiza mukaba musigaye muvuga ngo twebwe ntabwo tukiri abakozi b'Imana, ubwo mwaba muri iki? Mwaba muri abakozi ba Satani. Habe Karosi ibyo uri kuvuga nta bwenge ushyiramo, habe Ezekiyeli ibyo uri kuvuga nta bwenge ushyiramo. Reka nze nkomeze. Woni Karosi Woni Karosi wamwumvise Karosi nawe ubwe nawe ahise yita Ezekiyeli idayimoni. Mutekereze abo bantu muri kubwiriza ni bande? Ese uzajya imbere y'iteraniro cyangwa se uzajya imbere y'imbaga nyamwinshi nurangiza ubwira abantu ngo ndimo ndababwiriza gukizwa nimwakira agakiza nimwihane, gutukana nimwihane ubusambanyi? Dore ko cyane muri iyi minsi sigaye noneho sigaye numva muvuga iby'ubusambanyi ngo mugenda mukora. Ubwawe Ezekiyeli aravuga ati Ezekiyeli ni umusambanyi, Karosi arivugira ngo Ezekiyeli ni umusambanyi, Karosi nawe uravuga ati Karosi nawe ni umusambanyi. Mwese ubwanyu murimo muragenda muvuga ko murabase. Ubwo se muracyari abakozi b'Imana? Ntabwo mukiri abakozi b'Imana. Nimushyire hasi, mureke kwitwaza ijambo ry'Imana, mureke kuvuga ngo ngiye ngo ndi umukozi w'Imana, mureke kuvuga ngo ngiye ngo nkorera Imana, ngo ndimo ndavuga ngo mu buryo ngo bwo gukorera Imana. Mureke kwiyitirira uvuga ngo ngiye ngo ndi umuhanuzi, ngo ndi intumwa y'Imana, ngo ndi umukozi w'Imana. Ibyo bintu ni mubanze mubishyire hasi, hanyuma muvuga ubwebwe bwanyu, ariko mutiyitirira ijambo ry'Imana. Birababaje kandi biteye agahinda nkawe wakoreraga Imana. Reka nkomeze. Abantu b'abagabo birirwa bavuga ibintu barira mu rugo bananywa, siko mwagize ibiro. Yanse wumve hano. Kuzunguza biterwa n'ibyo uzunguza byari n'ibyo uzunguza ugasanga urizunguje. Kuzunguza ngo ndakubita Karosi. Imana si Imana watunga mu rugo. Wavuze ko nta cyifuzo na kimwe tutanakompeta, ufite botike, ufite ibyo kurya, ufite ibibanza, yewe wanungira abana, ariko jye ntabwo nabaho nzatunga abana bawe n'umugore cyangwa se umwana wawe, ngo njye ubwanjye nta bushobozi mfite, nabuze nantunga, ndabona aza gutunga Ezekiyeli n'umugore we. Rero we wamukire we Ezekiyeli, nujya kuzunguza urebe uwo muhumetso uzunguza uwo ari we, urebe na
nzi umuhumetso uwo ari wo kuko aka kanya uri gukora ikosa kandi Ezekiel buriya mu buzima bubaho kuba duceceka si uko tutazi kuvuga Ezekiel si nuko wowe ufite ubushobozi ntabwo ugira ntabwo wakora imivumo y'abakwanga bizagufata kuko bavuma rimwe waranyangaje Ezekiel aranyangaje kandi se yazije umubita nkabona uranishe uranyemeje zataroka kwawe nanjye ngenda zataroka ibintu byo guhora mu magambo gutyo gusa mu magambo sinkora ibitangaza ngo Ezekiel afite barashaka reka n'abantu babyandike muri komante uretse uze wumve hano ibintu hano Ezekiel agiye kuvuga uretse uze wumve ikimbongera oya Ezekiel ntabwo ari ukuri ntabwo ari Ezekiel wa kera niwe oya Yesu katika jina la Yesu ntabwo Ezekiel tuzi ari we Ezekiel yaraguraniwe bitwa ngo Ezekiel uyu nguyu urimo uvuga si we ahubwo uhereye cya gihe yajyaga kwa Salomo Ezekiel yaraguraniwe ahubwo abanyamasengesho mumfashe dusengere Ezekiel wa kera agaruke Ezekiel wari uyu munsi ni Ezekiel udatinya kuvuga ngo Karosi naze bahangane intambara ngo yeruye ngo yo kurwana kandi ijambo ry'Imana ritubuza kurwana uwo ni Ezekiel ndetse no gushimira abanje neza wacyumvise muri ibyo byose rero hari ibyaha abantu badushinja tutakoze hakaba n'ibyo twakora Imana ikatwihangana ikanabitubabarira kuko abo bantu so batubabarira ibyaha nabisi ko mu magambo umuntu avuga yavugana uburakari agakoramo ibyaha bihanwa n'Imana ubundi nta nubwo yari akwiye kurusembura kugeza ubwo ngera ku rwego rwo kuvuga n'amakuru yo kwikinisha kwe kwikinisha ibyo avuze nibyo numvishe ariko nanone kandi ntabwo nari guceceka kwikinisha kuguheneye ntumusurira kwita ikiburane sibyo rero kunsuzugura no kunsuzuguza ubu tuvugana nta gisebo nta jambo na rimwe wamvuga benze gucinya uwo bashakanye benze kuvuga ko ngewe ufite amakuru y'umuntu narongoye birenze kuba ko nacinya uwo twashakanye wamvuga ngo uyu munsi iri imbabazi cyangwa ari intera ubwoba ukumva ubu ntaryo niba ushima cyangwa niba uzi ko ufite imbaraga ubundi turave mu magambo ngwino tujye mu kibuga dusekurane ingumi unkuremo rimwe ndavuga iryinyo ngo ubundi tubirangiriza aho ngaho utari umugabo mbwa duhuriye mu kibuga turi bate utazashaka kumfata nk'abo ngabo baho ngaho umukino amakarita bakubwira ati turagutsinze ugahita ukubita urushyi sekurane uzafate gutyo uzaze duhure turi bate numvise ngo wajya gukubita abantu ikofe ugahita ava imyunu ugategukamo ngo ni mu nyumvire ubu aba bantu koko ni abakozi b'Imana ngo tujye mu kibuga Ezekiel nawe nari nzi yuko uzi ubwenge ariko ibintu uri kuvuga ntabwo ari by'abantu b'abanyabwenge kandi nkubwije ukuri nk'umuntu w'inshuti yanjye ntabwo iba ari ibintu wagakwiriye kuzana ngo ubishyire ibyo wanabitekereza mu mutima wawe ariko ntabwo utekereje nk'umuntu w'umugabo mwese muri abapagani njyewe mbabwize ukuri ubu nta n'umwe muri mwebwe niyo nasanga ahantu muri kubwiriza cyangwa muri no kuvuga nta n'umwe ushobora guteka amatwi kereka mwabanje mukihana nta soni
abantu twari twajyaga twumvira, ariko ngo mujye mu kibuga ngo murwane. nuko se abakozi b'Imana niko nibwo buryo musigaye mwaradukanye. Etse wumve Ezekiyeli hano, uzaze duhure numubita ntamuranishe nzakuganika uranyemeje uzateruka kwawe nanjye ngende uzateruka guhora mu magambo gutyo gusa mu magambo wenda bazateruka mbere bazaziteye ukubita tureba twerekane Ezekiyeli bazagusekura. Ukraine n'Uburusiya ntasuzugura Ukraine cyangwa suzugura Uburusiya, ubundi abagabo barasekurana ariko akabi gasekwa nta keza koko. Ezekiyeli niwe wirirwa ngo yataka Karose aho mu nyumvire rwose, ariko umuntu udafite icyo yakumarira, udafite icyo yagutwara. ako Karosi nawe ntiyoroshye hano, afite uburyo agenda yiyorobekamo ukuntu. Abahungu mwe rero mbabwiza ukuri, ntabwo muzi yuko iminsi ya nyuma yabagereyeho, mushatse mwaba amaso kuko Satani yabateye. Aha, reka mbihorere, ariko mushatse mwagarukira aho ngaho. Kubwanjye ndumva bidahagije kuko ari Karosi ntabwo tuziranye cyane, ariko hari aho twigeze gukubitanira. Ari na Ezekiyeli ngira ngo we turaziranye gake, ariko katari gake cyane. Rero mbagira inama nimugarukiraho, kuko aho mugeze mugiye kurengera. Nimucunga nabi murambikana ubusa, kandi nimumara kwambikana ubusa isi irabota noneho, kandi bya bindi mwitaga yuko bimeze nk'imikino musange bibabereye ibindi bintu. Rero Ezekiyeli, niba ufite ikibazo kuri Karosi, mwegere muganire nk'abantu babaye inshuti, mwicare muganire. Kandi nawe Karosi ukwiriye kwegera Ezekiyeli, aho kugira ngo mujye gusubirikanyiriza kuri kamera. Iyi ni social media my friend, isi yose biri kubareba. Ni mugende mwicare muganire nk'abantu b'abagabo, mureke kuba abana, kuko uburyo muri gukora nk'abana, muba abantu bakuru. Kera najyaga numva ngo amagambo ngo meshagira abagore. Iki gihe ntabwo nta mugore ukigira amagambo nk'ayo muri gukora mu buryo nk'amagambo mufite. Murarutwa rero n'aba bagore ba kera bajyaga bavuga. Nimugarukiraho njyewe ndabahana, kandi mwemere ibihano. Muri kumva? Nubwo ndakaye, ariko ari ibintu ntekereza nkahita nseka. Ariko koko so ndumva nta kindi nababwira uretse kwicara mukaganira, mukongera mugatekereza, mukongera mukagira n'ubumwe nk'abakozi b'Imana, mukubaka umurimo w'Imana aho kuwusenya, kuko umurimo murawusenya. So nshuti bakundwa mukurikiye Icyuzaba TV, reka mbashimire kubera yuko mujye mudukurikira uko bwije nuko bukeye. Niba utarakoze subscribe, kora subscribe. Niba warakunze ibiganiro ndetse n'amakuru tugenda tubakutegurira, sharing inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kubona inkuru tugenda tubategurira. Murakoze, Imana ibahe umugisha.